nta mafaranga ngira habe ni nyina habe ni nyina soko kubesha pe waribye ko umuntu usigaye ufite ingorane ku mazi sinarimo kweza basundi square betoshe ngakubita ijisho hasi cyo kuza nibo ndi hano nago nabikobwe noneho ni ibyakera ibi ni ibyakera muri Gatarama muri Gasendare ako wagishe bivuye maze ndakugaturuka nago naje kuri patient kwiga mana we nacetejeje cica amahirwe mbona rero ubundi nkajya nikwa ndikandisha amaboko imitsi yose irazamukwihura imitsi y'amabuno niyo mu mutwe irazamukabera iregerana yitehurirana niko kujana iribondi rero yawe ariko reka nkubwire hari ukuntu ugenda bagahita bagukorera ka sajari z'icyari cyo sajage nyine sajage baguharuza ugwembe ako samsu yambwa ngo ninje koga ngo byose bindane nkajya muri douche ngo hingaze nkuzanira amazi yare yafunga ngiye kumva numva amazi amuritse hejuru ngira ngo ninuba inyariye mu mukwe nasoje na Mariadom mabuyo nadatariza kraye makubita hadiru kandi monjo ati mbabare wigendera urumukwayi babara mati mbabura kakabunda basiga cyaniri kabunda unakoze ko nagize ngo ninuba yo hejuru inariye mu mukwe wambabare mabyo ati baba ndasohoka nje cyangwa umvuze ngufundisha kwakora nyine ko nafunzwe mitasohoka mitanigendera ese mu matyazo ujye ubona usengera pasiteri wawe bameze bati abapasitondo babo arababonye oya buriya urabona amapasitondo wahari amunuza uzi ko muri Butare wo muntu ukize cyane uwo mupasiteri ukize muri Butare urabe wo mu macyazo niwo muntu ukize ntago ari wawundi ujya arusha wawundi uvuga ngo warahi wa Kibaru wa Shuburati wa Barakatu oya umushwanyire n'umukushwanyine umushwanyire wawundi warahi wa Kibaru wa Shuburati wa Barakatu Imana indinde ngo she kibi wavumwe umupasiteri sakize gutakize uko nakigeze yarubatse hejuru ateye yubakira akandi kajo kagacuranda banza bitabo mwitabe umvuke oya wimukupa bura iri gudihagura ingufuri ya konake sibirimo ubaba yaje cyarimo kumamagama neza guhamagaye banza umurebe unaguhamagaye iyo hariho sirendere ifunze nta mpamvu utabanye gufungura oya banza mwitabo umuntu nago byakunda babarira umwitabe umbike nakubwira harimo sirendere iyo ufunze ubufunze kugushitofa never ubitubyihorera nago byakunda bonera kibwira uwo pasiteri sengo makure ngo kize pasitendi yarubatse yubaka inzu y'abana b'abantu bazajya basengeramo ariko imbere ahanga ahantu heza hiherereye hejuru ahise yubakira inzu y'ibirahure ashyira hiki none hejuru ashyiraho umusaraba umwe ariko nimba Yesu ajya bamushindura nimba bayamushina nawe yarashijeho hisha umusaraba simbizi ukorese bati yenda ariteganyirije ati bw'abandi babashyira mu kuzimu bakarenjaho ibiro 680 na 90 by'ibitaka byose uyu muntu ni umukire yubatse akantu k'ibirahure gusa uyu turutse kwa kodi zaba ubitumubona iyo nzu ni ibirahure gusa gusa bari bacanga ari ajya kuruhukira yenda saa sita cyangwa yenda sina akose bura akose abantu nibajya mu kwezi ashobora no kuzasaza akajya nk'imyaka 400 yenda akajya mu bwami bwije akabari bo bamutereka yenda byashoboka mbere yuko dusoza abanza ducura umugani ariko se buriya jewe rero buriya uzi yuko nigeze kujya kunoza mu mujyi wa Ruhango sanga noneho rero harimo abantu bose bakomeye kandi barimo bararirimba umwaka kimwe cya kabiri cyawo wavuga kare mu kuhe kwezi kimwe cya kabiri cy'ukwezi wagoswe kimwe cya kabiri cy'umwaka ni mu kuhe kwezi aho igihe ugeze nahure iyo uramutse uba wishimye